ufata umwanya utekereza kuri zo mbabazi wihutire kumwimika mu mitima yacu. Ufata umwanya utekereze kuri zo mbabazi wihutire kumwimika mu mitima yacu. Ufata umwanya utekereze kuri zo mbabazi wihutire kumwimika mu mitima yacu. Ni Imana mu maboko y'abagome baramwica bamwica urupfu rubi utari rumukwiye. Dutekere ubwo buntu bwatumye tubabarirwa. Mana yo mw'ijuru duhinduka abana bayo. Amaboko heki nta gitaramo cy'umunyagara kihaba, ntacyo. Umuntu wese ahagarare neza, iki gitaramo atakivangira. Asifiwe sana. Nimwikirize, mureke kongorerana, mwikirize. Ariko ndafashwe muri iyi minsi Imana, sinzi ukuntu ndimo kumva mfashwe cyane. Ndafashwe bene bya bindi biteye ubwoba. Haleluya, haleluya. Omala potika kama kuzitata. Bima. Murira w'Imana wake mu bugingo bw'abantu bumva Imana. Ntabwo ndi butwara umwanya muremure. Abantu bakeneye gutaha basohoke, abasigaye bakinga imiryango. Tumare dutara bakinga imiryango bashiraho amakare. Ufata umwanya utekereze kuri zo mbabazi wihutire kumwimika mu mitima yacu. Ni Imana yamutanze mu maboko y'abagome baramwica bamwica urupfu rubi dutekere sugo gatumye ubabarirwa wemerwa ni Mana yo mw'ijuru duhinduka mwana wayo. Mugume hamwe. Amaboko heke. Elareta tipa pima sana. Tituza gukira materaniro. Tuba twaje guhaha. Muzi yaje gutora. Yes. Haleluya. Shamburia. Kayata. Fatwa. Abasimu batsindwe mu izina rya Yesu. Shamburia mu izina rya Yesu. Yumugoroba ubugingo bwa Kirimana. Iyo nanezero kuririmbaga biza binabira. Kera ko ndumva byanze. Katuririmba kandi gatoya. Dusirimbe. Kuko mu gisirimba naho haba imbaraga.
Dio mwaye singi bora ni Yesu niwe kabisa tujenge tu ai Yesu tutaimarika tusipotenga juu ya Yesu we kazi zetu zitapungukiwa msingi bora ni Yesu jenga juu ya Yesu huyo shetani akaenda Adamu na Eva ndalo ya Edeni namuna kitura meshana akuteranya tupa mureke dusirimbe mu izina rya Yesu sebeni oya yewa oya banzure kumukunga tafadhali turirimbe sebeni tusipojenga juu ya Yesu naho kuta Yesu abwira abigishwa nimwe bagabo b'ibyo kandi ngiye kubohe umwuka wera ariko mukumemo kugeza ubwo muzabikwa imbaraga zivuye mu ijuru uwo mwuka w'Imana uriye mu muntu umuntu wihanye ibyaha byose apana umuntu uzirimba uwo mwuka ntuma mubaza basirimba aho tuba no mubaza babwiriza umuntu wihanye ibyaha ni wo mwuka azayicaramo akabona icyicaro akaramza Yesu abwira abigishwa abagabo b'ibyo kandi ngiye kubohere umwuka wera ariko mugume kugeza kadusirimbe bishwa tubabarire oya yewa tusipojenga juu ya Yesu iyo ndirimbo yacikiye mumerewe neza musingi bora ni Yesu abantu mureke imishiha alo mureba neza muza mureba neza mureba neza abantu baza bacengesha amaso humuka niyo tugiye kuririmba tusirimbe mu gitaramo nuko nguko hari ikibazo izasabwe ntabwo tuba dusohora video hano nguko bapanze ngo ariko tugenda ni umwuka uko bishaka ariko bikogwa nino kongera musingi bora ni Yesu nijiwe tujenge juu ya Yesu tutaima tusipotenga juu ya Yesu we kazi zetu zitapungukiwa we musingi bora ni Yesu jenga juu ya Yesu inua macho tazama kazi za duniani usiziofue dusirimbe papa churanga mimi nataka ushirika na wewe ewe Roho mimi nataka ushirika na wewe ewe Roho mimi nataka ushirika na wewe ewe Roho mimi nataka ushirika na wewe fata ngama kwa heke hejuru fatwa mama kwa heke shesha
mwami mana yacu aiwe uturinda umujinya wa satani uturindira muri iyi si ishaje we uraturinda nitwagwa nubwo twahuye n'ibigeragezo izitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha iratata zima ilasige ntabwo turi abayumbe ba hano n'iwacu ni uku tuzatubwira umuhamya nguriya mugabo turasengana zamura ikiganza hari abantu baza bagendaga aba bandi baza baje mu ivuga butumwa amabandi atazatanga icya 10 ibigano no dusigaye tuvuga medi sigaye tunyomoza nimba uzuvuga izo utakora hano medi irahari irane kunyomoza bama bandika muri commentaire ngo urabeshe yewe sebeni arita curanga igisirimba dusirimbe twirukange muri iri kanisa ryose mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Sasa gahunda y'umukunga ni kaiterashika ndute nushiramo umukungura butumaze tidusubira kubasha kuririmba abanza aririmbe sebeni nkazibiri cyangwa tuzamura amaboko ese yewe ukuwe kutazamuye wende ibikureba none turashize yazamuru yahetse mwuka wera w'Imana subira agazi imitima yanyu twongera tuzamure tugarura umwuka w'Imana mu mitima yacu mu materaniro y'abera dusebeni nka tubiri nitumara dusirimba abagabo nibo banyoboye n'ingabo barevera tawo bakanira ariko igitaramo ni cyiza bacu kongera Yesu waduhaye igitaramo ukunta agaciro tugira hanze agaciro tukagiramo hano mu materaniro nubimenye ugatahura iryo jambo ko agaciro kacu ari hano kaba uzitwara neza mokozi wangu ni mwamba bora andika kama milima ya milete ya manite na mibaraka daima katika mwamba nirakuwa baraka tele kutoka naka umboni Nazareth ihe sana milele lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu dhambi zenu zimeuficha uso wake Mungu usiuone lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu dhambi zenu zimeficha uso wake Mungu usiuone. kizanda kwihaye ni wowe wataruye ukoza abandi kose Yesu zagusiza ukonza zabandi kose Yesu zagusiza twari twararuye
twaruhijwe twebwe twiganyira twihebye none turaruhutse Yesu nukiriro we Yesu mwana w'Imana naje wanyanditsemo 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 abagukunda twese abagukunda twaba turiho cyangwa twarafu tuzahindurwa duse nawe haleluya duse nawe curanga igisirimba wanakufa no kulimuka we kufa no kulimuka wanakufa no kulimuka we kiugo wisha wacho wisha wacho ulinga chisi wisha wacho no. Mungu anayajibu maombi we maombi ya imani maombi Mungu anayajibu helarita kina sibe
Thank you.